byiza ariko n'ubundi uvuze kwigira no kwigira kuko kubona perezida w'igihugu kimwe mu bibazo mu Rwanda yitabye inama kandi ubukungu bw'u Rwanda bwari kuri zeru mu gihe ariko ubu ngubu bukaba bwagiye bwarazamutse ku buryo aho bwari buri hose. oya nta zero yari mu Rwanda. Iyo uvuze zero bivuga ko u Rwanda rutari runahari. Iyo uvuze zero wavuga ko imihanda n'iy'ibitaka iharuye ntiyari ihari kandi imihanda yari isabagiye mu gihugu hose ku buryo uzengurutse ibindi bihugu ukareba nta mihanda y'ibitaka bafite. Urumva bimwe ya kaburimbo ni inzozi kuri bo. Nkanjye wazengurutse sindabizi, haracyari mu mashamba hirya hino abantu baracyanyura mu tuyira tw'amaguru baribwa n'inzoka n'ubundi busimba. Birumvikana hano ni ukuvuga ni ingengo y'imari yabikoze kuva kera, ntabwo ari umuntu ku giti cye ngo ari we washimagiza. Leta ivuyeho uyizunguye agiyeho agasimbura undi, ubwo urumva akomerezaho ibyiza bye biri agakomereza kuri ibyo bibi akabikuraho akabivugurura akabigira ibishasha, cyangwa naho agatangira kubaka ibindi bishasha bye, none abantu bazavuga ngo nawe yazanye iterambere. Ariko yasenye n'ibyo yasanze avuga ngo ni amanegeka ngo ni nyakatsi, yaba noneho ashaka kugira ngo ibyo yasanze bizaveho bizitererwe ko ari we wubatse igihugu ko abandi ntacyo bakoze. Ni nk'uko natwe abaruda twaza tukavuga ngo twasanze igihugu nta kihari kandi tufite byinshi twubatse, dufite ubumenyi bwinshi twakwirakwiza mu banyarwanda aribwo butuma baramuka, none twasa nk'ababukubye na zero. Oya bambe, igihugu cyahozeho n'ibyiza byahozeho nubwo hari harimo ingorane, hari n'ibibazo byabaye kandi impande zombi ziba zarabigizemo uruhare kubisenya, ni nazo zigomba kugira n'uruhare kubyubaka. Bigomba gusanwa bigasanwa, bigomba kubakwa bindi bishasha bitari bihari bikubakwa. N'ubundi imbaraga zakoreshejwe mu kubisenya bari abasore n'inkumi, n'ubundi nibo bagomba kongera kubyubakisha ubunararibonye bakoreshe babisenya. Noneho n'abakiri bato nabo bakabafasha, urubyiruko, abahungu n'abasore, birumvikana abanyabibiri bose utabakatiye. Urumva rero kuba bari London we ariyo wenyine ashobora kuba atajyanye n'urubyiruko, abakobwa n'abahungu, urumva arabyihererana mu nama mpuzamahanga. Twabaruda tuzajya tugendana mu itsinda rya bose, hanyuma abakuze n'abakiri bato bose n'abana bato bakajya kuvuga ibibazo byabo mu kanama k'amahoro ku isi. Iyo izaba yitwa laboratwari yimukanwa igendanwa nk'ibiro by'abaruda, ibiro ngendanwa. Ukiri kuri icyo kintu birumvikana ibyo uvuze, ariko se ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bibaza kugera kuri iyi saha bati perezida wa leta uko wapiyeho ndabizi twese wagira ngo dufate kuri amasomo abanza ducengere kugira ngo twese tumenye impamvu ni uhasesekaye na perezida inyangamugayo ryabye. Ariko ubwo duheruka kuvuga n'ushize wavuze yuko 2025 ushobora kuba utarinjira muri perezidansi nka perezida, ariko icyo gihe bikazaba byoroshye kuri wowe kuba muhanganye, kuba wahita umwigize ngo azaba yaramaze guta ikuzo cyangwa se gutakaza agaciro. Ni ukuvuga ngo ikuzo rye rizaba ryaragabanutse. Ibyo bintu babivuga keretse ari we ubishatse, naho twe twaje gusigasira gakondo zose Imana yaremye, baba abantu, baba ibidukikije, ibikikije buri wese, abakuze n'abakiri bato. Urugero naguha, navuze ko nze gusigasira abakuru kandi nawe mu bakuze arimo. Urumva umuntu wese ugize imyaka 50 twamugeneye igeno rituruka ku bwenge bw'Uwiteka Theocracy, tuzamusigasirana n'ibye nabe n'inshuti ze bose hafi na hafi bakoranye kugira hatazagira n'umuryo rwara. Birumvikana, urumva turi uburyohe bw'ibihekane muri ruda. Urumva tuzamuha n'umwanya
mu kanama k'amahoro ku isi, ziriya nyigisho yatangaga hirya no hino azakomeza zitange, none u Rwanda turugire umurwa mukuru wa Afurika neza, bibe uburyohe. Birumvikana n'abagenzi be bose b'abanyabwenge, abanyampano, abaki bose tuzabasigasira, kuko tuzadusigasira umutungo bwite w'Abanyarwanda. Imitungo y'abari basanganywe tuzayibasubiza, tuyibarekere, hanyuma tubarindira umutekano nk'uko nabisobanuye haruguru hariya. Tumwongera umwanya wa visi perezida kabiri, kuko umwanya wa visi perezida wa mbere azaba ari uw'abaruda. Birumvikana nabwo bwa mbere n'abarudakazi bagiye kugira visi perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'Abanyarwanda muri rusange. Ubwo abaruda n'abatari abaruda n'abashitsi batugenderera bazajya basanga muri Repubulika y'u Rwanda hari perezida wa Repubulika n'aba visi perezida babiri ku mpande zombi. Noneho kuvuga ku ruhande rw'abaruda hazaba visi perezida umwe, no ku rundi ruhande rw'andi mashaka visi perezida umwe. Birumvikana w'imbere mu gihugu n'uwo mu bubanyi n'amahanga. Urumva twongere undi visi perezida umwe w'imbere mu gihugu uzenguruka uturere twose, noneho n'undi visi perezida wa kane birumvikana uzaba ashinzwe imirimo y'ububanyi n'amahanga yose. Urumva we perezida azaba ashinzwe ari umuyobozi w'ikirenga, ashinzwe kuyobora ibikorwa by'imari n'ubuvumbuzi no gukora umuti ku byananiranye bya nyuma. Urumva igihugu nje kugisaranganyamo Abanyarwanda mu miyoborere myiza, dukureho imiyoborere mibi. Birumvikana tuyisemboze byiza, kandi nta wanga ibyiza, byaba ari uburyohe bw'ibihekane. Rero turaza tubasigasire, nta muntu tuzaheza, n'abahejejwe mu mahanga n'imbere mu gihugu twe tuzabaha bose imirimo, kuko bose n'abene b'igihugu, bose bize ku ngengo y'imari y'Abanyarwanda n'amaboko yabo. wakoze cyane ku bw'iyo ngingo. Barafinda, ku bwawe n'ubwo uvuga ngo kuri ngoma isa n'isaha wakinjira muri perezidansi, ubona ku bwawe haracyari indi myaka nk'itanu iri imbere kugira ngo winjire muri perezidansi? Oya, bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga bose babyumva isaha n'isaha. Iyo mvuze isaha n'isaha, ubwo biba byumvikana ko ashobora kuba ari nko kuwa mbere kugeza ku cyumweru, birumvikana, cyangwa guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 31. Birumvikana, uterewe uvuga icyumweru icyo ari cyo, uterewe uvuga ukwezi uko ariko, nicyo bisobanura inkoko niyo ngoma. Ubwo urumva isaha ku isaha umuti ushobora gukoreka, kandi twe turatungurana. Hari ikindi wongeraho? Abo ngabo ndi kubona ko mfite ikoranabuhanga hano ni bantu cyabo? Ndimo kubabona mwese. Nashizeho video satellite kuri wa@ruda.tk. Hose twe turayoka, kuko nababwiye mu birometero 28 aho nerekeza amajyaruguru cyangwa amajyepfo mvuyemo, cyangwa iburasirazuba cyangwa iburengerazuba. Buri birometero 28 tuba tureba ikiri kuhakorerwa, byose biri kuhakorerwa tuba tubibona na ba nyiri gukora ibyo bitendo. Wakora ibyiza, waba ufite imbunda, waba utekereza kugira nabi utarabigeraho, ibyo byose tuba tukuyoka kuri satellite hafi. Niyo mpamvu nababwiye kuziyamamarisha indege y'ikoranabuhanga y'akataraboneka, nkajya namanukira ku migozi hatari ibibuga byayo yarandingaho. None n'imodoka zacu tuzakoresha ndende z'abaruda, muzazibona kuri Facebook no kuri Twitter no ku magugo n'ahandi henshi hatandukanye, ku nkoranyambaga mpuzamahanga mpuzamakungu. Bose barazibonye, mwese mugomba kuzibona, hanyuma mukamenya abaruda kuri satellite twafashe hasi no hejuru nk'abashoramari mpuzamahanga mu ikoranabuhanga, ubumenyi n'isakaza bumenyi n'ikoranabuhanga muri byose. twirinde kuvumbukana, twitandukanye nabyo, ariko
usanga isi bivuga kandi ibyo ni roho nzima mu mubiri muzima kugira ngo umunyarwanda ahari azaba afite ubuzima. Perezida barafinda hari ibintu bibiri cyangwa tuvuga hanyuma we close and thanks. Icya mbere baravuga ati ubu ngubu ni theocracy, ni igihe cy'Imana kugira ngo igaragaze ko yarambiwe ingoma y'igitugu n'igituza, abantu bakoresha agahato cyangwa se bakoresha gukandamiza nk'uko bita ubucakara, bagacakaza abaturage bukaba ari ubucakara bw'ibihe. irigira imbere bizajya bigenda byiyongera. Ushobora kuba waravuze kuko kandi ibyo bintu warabivuze bati hari igihe uzajya ucaho umuntu ubona arwaye arazaha yahandi rwose ubona ko afite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ashobora afite ubushobozi bwo guhita yitaba Imana, ariko ubone wa wundi muzima udafite utarwaye n'igicurane utagize icyo abuze niwe upfuye, ariko ntibabonaga nk'aho agiye gupfa kandi binagaragara kwa muganga ibizami byaramupimye ugasanga ararwaye kuko wabeho, ariko usanga wa wundi w'umurame niwe upfuye, ariko wa wundi nyakwitira n'ubundi wapfuye warangiye wanarwaye indwara z'imonogojo z'igijonkana usanga n'uburamye. Ibyo bintu bishoboka bite ko abantu bumva ko ari igitangaza cy'Imana kugira ngo ikize umuntu w'umurwayi ugiye gupfa nka Lazaro? Uwari Lazaro ubwo azaba abaye nka Nebukadinezari wagiye kurisha ibyatsi. None abo bantu babiri kuki wabibanze uri kubisobanura? Bishoboka bite? Ntabwo bishoboka kuri twebwe, uri kukibona ko bishoboka. Ribaruwa riraye birumvikana, nimba ribaruwa riraye birumvikana. Umwana w'umukire n'umwana w'umukene, umukire n'umukene bafite itandukanyirizo hagati yabo, harimo umupaka. Ni ukuvuga umwana w'umukene n'umukene bashobora gukandagira ku butaka bw'Uwiteka bakandagizeho barefoot, bagakora icyo bita barefooting, bakagendesha ibirenge nta rukweto bambaye, bakagirana isano n'ubutaka bw'Uwiteka kuko bavuye mu gitaka bazasubira mu gitaka, ubwo butaka bukabongerera kuramba. None umwana w'umukire n'umukire bo bakaba bagendera mu nkweto bambaye n'amasogisi, none batafite uburyo bageza ikirenge cyabo barefoot na barefooting batabikora, none baba ku makaro, none no hanze bakagenda mu nkweto, no mu modoka bakagenda mu nkweto. ni ukuvuga n'imvura y'Uwiteka ntijya ibanyagira, baba bafite imitaka, baba bari mu modoka, bataba bari mu modoka bakaba mu mazu yabo. ni ukuvuga imbeho ntibafata, baba bifubitse cyane nk'ikigori, kandi ibyo byose Imana yabishizemo vitamines. Urumva abo bakire n'abana babo hari vitamine babura, urumva ko bashobora bo kuzajya bataramba bakapfa vuba, mu gihe abana b'abakene bo baziyongera kuramba kubera buriya buhanga nasobanuye Imana baviduriramo ibyabatera kuramba, mu gihe abandi bo batafite uburyo bavidurirwamo ibyo kubera bishizeho inzitizi ku mubiri no mu mubiri no mu bwonko, mu bitekerezo hose. Bazi ngo iterambere ngo niryo rituma umuntu aramba, kandi nyamara gakondo y'Uwiteka niyo ituma umuntu aramba, akaramuka akongera akaramuka, bugacya bukongera bugacya, n'ejo bundi bukongera bugacya. bivuze ngo perezida barafinda ingewe nk'umunyamakuru w'abaruda w'abaruda nanjye ari ibintu by'ingenzi ubazize yuko akababaro turi kukanyuramo, ishuri ry'ubuzima turi kunyuramo, ubuhanya bavuze turi kubunyuramo. ase abantu reka nitange urugero, buriya hari icyizere umbonamo ukavuga uti uyu muntu byanze bikunze ninjya kuhira kugira ngo twese turinganire igihe Imana izabigutoranyije upfunyuka biri kumacinga ujya muri perezidansi. ati hari abantu mbona ko ubuhanyanyaze ibyiza cyangwa se imperuka igiye kuza Imana yateganyije kugira ngo yereke abantu ko yarakaye bazaba bagiyeho bagihagaze. ubona nzaba nyifitiye mikoro ndimo mvugiraho nanjye mbwira abaruda, cyangwa kubera urabona ko ubuzima natwe bwatangiye gusa nk'udukangamo, cyangwa byaranatangiye kubera umuntu wo kwiheba n'iterabwoba wenda
kubera nyine ubuzima butaba butworoshye. Ariko se perezida barafinda umbona muke nitanze urugero, umbona muri uru rugero icyo kibazo nashatse kugikoza none reka kikubaze, umbona muri uru rugero mbega ukoze neza muntu wanjye wakataraboneka mpuzamahanga mpuzamakungu, kuko uvuga gahoro bakakumviriza cyane ku rwego rw'isi, kandi warabashimishije, wabaye umutako. Urumva urataka, uratatse, ntutaka ahubwo wumviriza abataka, hanyuma ukabatabara, ukabizwi riranguruye kuri mikoro za ruda. Birumvikana ukavugisha perezida wa ruda ukamubaza ibibazo n'akari mu ngoma z'abandi zose ukakamubaza. Birumvikana uri umuntu umwe wasohorotseyo mu mamiliyoni y'abanyarwanda n'abanyafurika n'abaturiye isi, ntangarugero kabuhariwe. Umwana tugiye gutoza azavemo umunyamakuru mpuzamahanga mpuzamakungu kabuhariwe, none uzajya ubitoza n'abandi. Kubera inyoni nkuru itoza intoya kuguruka, uzajya utoza abari munsi yawe n'abakuruta ari kurusha ibitekerezo. Ni ukuvuga uri umusaza mu bwonko, uzaba uri umusaza mu bwonko, nubwo nibazajya bakurebera inyuma bazajya babona uri umuvubuka nka perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred. Birumvikana tuzakuzamura mu ntera, uzatangariza imbere mu gihugu. U Rwanda rwabaye umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika yabaye umurwa mukuru w'isi. Birumvikana ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Birumvikana wagiye uzisakaza, birumvikana nawe wabigizemo uruhare kugira ngo byumvikane. Birumvikana icyo kintu kirahari, ibihembo byawe, ibikombe n'ibihembo usibye muri ruda n'abandi bazabiguhundagazaho. Birumvikana Uwiteka nawe urumva yaguhaye ijwi riranguruye, abize kaminuza imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu, uhereye mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika yose, ibihugu 55 no ku isi yose. Wabafatanye mikoro ya ruda, birumvikana urahamagara amasaha 24 utizigamye. Birumvikana ukora ku ikofi MTN ikakomeza ikakwandikira umuvuduko, ntibakubabarire. Ibyo byose tubiha agaciro. Birumvikana ukabariza abasaza n'abakecuru badashobora kugera kwa perezida wa ruda, abari Kimironko, birumvikana Muhanga iwabo w'abahanga, Kiramuruzi hose, Nyagatare, birumvikana Mutara bakakumva, Ngoma bakakumviriza, birumvikana Nyaruguru bakakumva, no mu mahanga. Birumvikana nuko Uwiteka yanishimiye imirimo yanjye y'intashikirwa, yaba iy'amaboko, yaba iy'amaguru, yaba iyo mu bwonko. Birumvikana hari abagerageze gukoresha isebanyabuhanga, byose Imana ibitesha agaciro. Icyo ni ikimenyetso simusiga. Nabaga ku mapinga amaboko n'amaguru, noneho narashizwe muri serikeye. Birumvikana hose Imana irarakara ibyo nakorewe. Birumvikana Imana ikora umuti. Ni kuri iyo mpamvu ikomeye cyane, imaze kubibona gutyo yafashe umwanzuro. Perezida nyaperezida ku rwego rw'u Rwanda, perezida nyaperezida ku rwego rwa Afurika, perezida nyaperezida ku rwego rw'isi,
birumvikana mu muryango w'abibumbye mu kanama k'amahoro ku isi ndi ku isonga, nzaba ndi ku isonga, nzahora ku isonga, nzava ku isi nisaziye ndi umusaza ugendera ku nkoni, birumvikana nzabera urumuri abaturiye isi, abariho n'abazabaho bose. Mu bitabo by'amateka nzafata ibendera ry'umubumbe w'abaruda risimbure andi mabendera yose ku isi, rizaba ari ibendera ry'amahoro masamasa, n'igihe ryasongonotse rivuye mu bwonko bwanjye, akaboko kabigiramo uruhare, amaguru abigiramo uruhare kugana aho nabikoreraga hose. Birumvikana nkazenguruka igihugu, turere twose 30 nkora umuti, menya ibibazo byugariza abanyarwanda. Birumvikana hasi no hejuru hose nakoze umuti, birumvikana abantu barabyishimiye, nkabambonamo igisubizo cy'ukuri. Birumvikana Uwiteka we yari yarabibonye mbere, birumvikana Imana yankuye mu mazi abira mu kaga k'akataraboneka, ku buryo n'ababinkoze bose babitekerezaho bagasanga bararengereye, barakabije, bararengeje urugero, umutima n'ubwonko n'umubiri birabarya. Birumvikana naho nge ntanga imbabazi kuko natabawe n'Uwiteka, nge ndi umunyampuhwe, ndi umunyabuntu. Birumvikana niyo mpamvu nitanze kugira ngo nitangeho igitambo, birumvikana cy'ubuzima bwanjye, mparanira ukuri. Ijambo riranguruye muri Repubulika y'u Rwanda bitashobokaga, nta n'umujenerali washoboraga kubivuga, haba umuminisitiri, haba umudepite, haba meya, haba umuturage uwo ari wese, umukire n'umukene, abo muri perezidanse n'aba rubanda rwa giseseka, imbere mu gihugu no mu mahanga hose, nta n'umwe. Birumvikana kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nta mukuru utagira mukuru we. Imana yatoranyije umuyobozi ndongozi kabuhariwe Barafinda Sekikubo Fred. Birumvikana nze gukora umuti uzitwa n'umuti mpuzamahanga. nakomeje kwibazaho bitewe n'ibyo twaganiriye mu minsi yashize ndetse no mu minsi ya vuba aha ngaha, akomeje gukishimangira nta muntu n'umwe ukizi, ariko nk'umusesenguzi niba ufite impamvu ukizi ari nuko wakibayemo kandi ufite n'amakuru ngo narabibonye. Hari ikibazo urukunze kuvuga ugaruka ati n'ubundi usanga ngo abagore igihugu, abagabo biyubashye, abagore biyubashye, n'abagabo n'abagore ibitsina byombi, abagore kandi bitwa ngo bafite keza baryoshye bameze neza. Kuki wavuze ati wowe abenshi usanga n'ubundi bararangiye mbere ko bashaka abagabo, baba barabanje kugira ngo bishimishirizwaho n'abo badahuje ibitsina, n'ibyo tuzi nk'imibonano mpuzabitsina yimonogoje muri bo. Ese n'abantu tubona biyubashye b'abanyarwanda tuvanyemo we n'abadepite n'iki, tujye muri private sector uyikorera cyangwa abakorera abandi, ariko turi muri shiridi n'ana government organization amaradiyo yigenga, ishuri zigenga n'abandi benshi. Kuki ubu nabo b'igitsina gore specialist ukavuga ati yagiye gushaka ndamukemanga ko ashobora kuba yagiye yarisuye atarabanje gukoraho ayo mahano nakora amahano, wowe ukavuga ati yewe nuko amakuru mbanya atarabanze gukora ibya Adamu na Eva, batarabanze gukora ibya Adamu na Eva, batarabanje mugani gukora ibya Adamu na Eva cyane. Reka nuko tubyita mugani, kuki nabo bumva ko byabagezeho? Ese ayo makuru urayafite cyangwa nuko ubabona gusa bamwe? Kuki twebwe tubabona babyibuha, bagiye gushaka abagabo babyibushye, cyangwa se bazeho ikintu cy'ubushinzi tukavuga tuti ibyo bamwe bafata nko kwiyandarika, cyangwa se ugasanga bari kubyina abagore, ugasanga bari kubyina imbyino z'abasore. Ahubwo kuki uvuga ngo njye binyereka yuko ubusore bwe ubukumi bwe yagezeho umuco utari mwiza? Kubera iki ubu ntabwo
birumvikana isuri y'imonogoje mu kiremwa muntu yaturutse yo kure hirya hino iburengerazuba bwo ku isi ntahitanyuze yari imonogoje mu kiremwa muntu. Birumvikana icyampagurukije niyo nka abaruda bagavuka kandi ko umuntu aravuka akivukira, abarudakazi bakavuka nabo bakaba barivukiye n'uturuda duto tutarafatiranga twaravutse tukivukira, n'abandi bazakomeza bakavuka. Twaje gukora umuti tumaze kuba nononsora bose aba governments zose ku isi n'abanane government organizations, abo organizing bategura imishinga itandukanye itabara n'iyitabara ubwayo ishushanya ngo iratabara erera abaturage mu mibare bakaka imfashanyo bakaba ari bo bazimira bumurongore aho kumira impamvu nziza nyinshi 200 za ruda ngo baba arizo bamira bumurongore, bakamira iby'abana b'imfubyi, bakamira by'abakene, bakamira imisoro abantu batanze. Ibyo byose rero birumvikana niyo mpamvu twahagurutse nk'abasaza b'ukuri n'abakecuru b'ukuri, abasaza nkangari tuze tukangara abo bose bamira ibya rubanda, tuze dukora umuti, hanyuma aba bose bagenda bakora ibyo byaha ibiki n'ibiki tuzabigisha babihagarike, hanyuma babikora kubera batabizi. Ugasanga umutegetsi aravuga ngo umugore ajya kubuta umugabo, ngo nubwo ntibabakubita ngo bajye babakubita cyane, ugasanga ngo babahate divorce, kandi iyo bakubisa abagabo igikundiro n'igihagaro cy'umugabo isorera gitwara. Urumva uwo muco mu kiremwa muntu nho kwereye, urumva aho hose turaza tuhakosore, abantu bajye bubaha buri mukuru, umutoya ajye yubaha umukuru, umukuru yubahwe hirya hino, ikinyabupfura ndanga abantu ku isi. Birumvikana twe tuze gukora umuti wa bose apana kuri bamwe. Birumvikana bose tubashire mu mashuri bige bajijuke. Ibyo biterwa n'ubujiji n'ubutamenya n'ubukene bwo mu mutwe, none byagerekaho ubukene bwo mu mufuka. Birumvikana hagerekwaho n'indwara zitandukanye baba barwaye. Ibyo byose bakica umuti w'Uwiteka Imana. Rero kubera barafinda SEKIKUBO Fred yamwishimiye kubw'impamvu zose twasobanuye haruguru hariya, 22,200 muri rusange ku isi yose. Urumva niyo mpamvu naze nk'indongozi kabuhariwe kugira ngo mpindure ayo mabi yose, nyabadirishemo ibyiza, abantu mbaho umurongo mwiza ugororotse ntahitama, hanyuma uzitwa umuti mpuzamahanga mpuzamakungu. Ntabwo bazongera gushirashura, n'indwara zizakira, n'izo zose za sida tuzazivumburira umuti, n'ibindi birwara byari byaragubye byarananiranye. Urumva gakondo niyisigasirwa Uwiteka akishima, tuzahita dukora umuti, kandi uzajya ushongona kuturutse ku Uwiteka. Natwe dukorera abantu umuti hirya hino, bizakemuka ibyari byarabagoye batari bafite ibibazo. Urabona ntarapfupfunyukayo n'abantu batinyaga kuvuga politike, ariko ubu abantu bagenda gipolitike, batangiye kurya gipolitike, batangiye gutekereza gipolitike, batangiye gukora gipolitike. Politike basanze ari wo muti w'ukuri, ari cyo gisubizo cy'ukuri. Bise barafindarization, barafindarizers, none bo bita barafindarists. Urutonde rurerure rukomeza kwiyongera kuba rurerure hirya hino ku isi hose. turangira igihe cyo bihura abaduteze amatwi yose muri rusange. Icyo kintu nkunda gutangira kuko burya ijambo ry'abakuru ni ryiza, kandi ni ryiza kuryumviriza no kwishyira mu bikorwa. na perezida w'ukuri twiteguye kugiye gusesagaraho igihe cyo batangariza kuri satelite y'abarwango ubutumwa bw'abantu. Kuri wa/ruda/tike umusaza barafinda SEKIKUBO Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu, wakataraboneka wa mbere wa kabiri akazenikurikira n'ubugira gatatu. Maze birumvikana mbifuriza isha n'ihirwe, birumvikana ry'umunsi, kandi birumvikana muzarambe nk'umusoro w'u Rwanda. Ariko nge nzaza mbakurireho imisoro abari munsi y'igishoro cya $6,000,000, n'abandi bazajya basora bakurikije progressive taxation system,
apana regressive taxation system. Iyo yose ndaje mbashushanyirize gahunda uko bizagenda, abantu bajye mbatoze kuzigama, nyuma tugire abakozi benshi bakore nk'inganda amanywa n'amajoro amasaha 28, aho kugira ngo tugire abaryi benshi katugira abakozi benshi, tugire umusaruro mwinshi urenge umubare w'abaryi. No kuvuga nitugira over production quantitative and qualitative bizarusha umubare w'abaturage, birumvikana tuzagira ubukungu bwinshi, hanyuma ibiciro bizikubita hasi ngo ba. Nanone bampamagare ku Gasaraba 257 hanyuma bampamagare bambaze kucyo batumva. Perezida nyaperezida umunyapolitike mwiza, umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Repubulika y'u Rwanda, perezida nyaperezida ugira na service card ku mutima, ku cyerekezo cy'umutima we. Birumvikana aho ngaho ndazirikana abanyarwanda b'imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga, mwese mpora mbazirikana. Birumvikana kadukora umuti uzitwa n'umuti mpuzamahanga. Birumvikana abanyapolitike beza b'amahoro, mwese mushonze muhishiwe. Iyi ni RUDA, igisubizo cy'ukuri cy'abanyarwanda, abanya East Africa n'abanyafrika n'isi yose. Murakoze cyane. Nibyo koko. Nibyo. RUDA yita ku buzima bw'ubuntu koko. Koko barafinda SEKIKUBO azabikora, ndetse n'ubu ngubu baranabikora. RUDA ni ishyaka. RUDA ni ishyaka rikundwa n'abato n'abakuru, ndetse n'abasaza n'abakecuru. Izabubakira koko abatagira amazu. Koko iri ni ishyaka nyashaka ryavumbuwe na BARAFINDA. BARAFINDA SEKIKUBO. RUDA igiye gukundisha uru Rwanda, abanyamahanga bazaza baza kuruturamo kubera RUDA. Muze mwese muri RUDA, kuko RUDA ni izabarengera ibihe byose. Abanyarwanda, East Africa, Africa, America, isi yose tugomba kuja muri RUDA, kuko RUDA ni ishyaka rizabarengera ibihe byose.
ryavumbuwe na barafinda SEKIKUBO Fred, batazatekinika ngo ni abandi bayivumbuye kandi ari barafinda SEKIKUBO Fred, perezida nyaperezida. Kandi nibyo perezida azakuraho ubutaka, ubusoro ku mazu n'ubusoro ku butaka. Umucuruzi utarageza ku gishoro cya miliyoni 6 nta musoro agomba gutanga. Koko nibyo biranakwiriye ku gihugu cyose, ku isi yose, byose. Ruda mwakaze mukigira kuri Ruda, koko Ruda kizabarengera ibihe byose. Ruda ni igisubizo kizaryohera abanyarwanda. Ngizo koko natwe turazibona. Niba namwe mutazibona muzazibona, ibihe ntaho bigiye, biracyahari. Nibyo koko Ruda igiye kuzana ibyiza, isi yose iza yibereye mu gihugu cy'u Rwanda kubera Ruda. Ruda ikora ibintu bikomeye cyane, apana byoroshye. Ruda ni ishyaka irengera abanyarwanda ibihe byose. Ruda ni ishyaka riryoshye. Ruda izarengera abanyarwanda nuko namwe mubyumvishije. Ruda uri igisubizo. Ruda uziye. Ruda waratsinze, waramamaye. Ruda yatsinze koko, niyo ya mbere yakoze ibitangaza, kuko abanyarwanda bakumva ngo demokarasi, bakumva barishimye. Ruda koko mw'abanyafurika mwe, namwe muze mwishire muri Ruda, mwiyandikishe kuko Ruda namwe izababera uburyohe. Ruda niyo ya mbere koko. Ruda ni ijambo rizarengera abanyarwanda, abakuze n'abakiri bato, abakecuru n'abasaza. Demokarasi niyo izarengera abanyarwanda. Ruda niyo izarengera abanyarwanda, izabakuriraho imisoro ku butaka, ikureho imisoro ku mazu, byose abana batangire kwishyurwa, kuko amazu ari ay'abana ntabwo ari ay'abantu bakuze. Ruda igiye kwita ku buzima bw'umuntu ubwo ari bwo bwose, bwaba ubuzima burwaye n'ubutarwaye bwose. Ruda si ivangura, si ireba abakire cyangwa si ireba abakene, bose kuko ari Imana yabaremye, bose Ruda irabakunda. Barafinda SEKIKUBO Fred, papa demokarasi ntabwo yavangura ngo arebe abagufiya, abarebare, abakene, ngo abakire ngo ari bajya gutoranya ngo ntibiyandikishe muri Ruda, kuko bose ni Imana yabaremeye mu ishusho imwe. Barafinda ntabwo ajya avangura.
ushaka kujya muri ruda aza yiyandikishe, ubundi ajye muri ruda nawe yumve ukuntu ruda ari uburyohe. ruda izavanaho amagereza. Amagereza bayabomoye bayahindura amasoko, amavuriro, amashuri, abanyeshuri bigire ku buntu. ruda igiye kurengera abanyarwanda, ibihugu byose, isi yose. ruda umuntu uzatombora ishaka rya ruda azaba agize Imana. ruda ni ishaka rikomeye cyane. ruda ni ishaka ritavangura. ruda ikunda bose. Abanyarwanda mwese mwakaje mukijya muri ruda koko. Ab'amajyepfo, ab'amajyaruguru, ab'iburasirazuba, ab'iburengerazuba, mwese nimwiyandikishe muri ruda kuko ruda niyo izabaryohera, ibihe byose izabaryohera. Abanyarwanda abagore bafite abana bazigira ku buntu ibihe byose. Umucuruzi nuko twabivuze hariya haruguru, buri wese umucuruzi utarageza igiciro cya miliyoni 6 ntabwo agomba gusora, kuko abatarageza igishoro gikomeye cyane ngo abone ibimutunga n'ibitunga abana be n'imisoro. Ishaka ni uburyohe. Abanyarwanda baba muri ruda baratomboye kuko. ruda izabarengera. Abiyandikishije muri ruda n'abatariyandikisha bazaze biyandikishe kuko ruda ntabwo yabanjira. Papa Demokarasi yakanga ko baza kwiyandikisha, ahubwo ababishaka cyane kugira ngo bose bagire uburyohe, nabo bumve ko ari abantu bagiye muri ruda batomboye. ruda izabarengera koko ibihe byose. ndabona ifaranga kuva mani ryamamara mu Rwanda rugera ku isi yose. ruda uri number 1. ruda ituye ruda niyo ya mbere ku isi. ruda uri agatangaza. ruda ni igitangaza gikomeye cyane. mwakaje mukishyira muri ruda koko ko numva jewe numvishije ijambo ngati ruda numva ndise uburyohe, numva ndanezerewe kubera ruda irengera abanyarwanda kandi izavanaho gereza, kandi najya abomora gereza azahita yubakamo amavuriro, amasoko, amashuri, abanyeshuri bigira ubuntu. Perezida koko perezida azakorera abanyarwanda igitangaza gikomeye cyane ku buryo abanyarwanda bumva banezerewe cyane. nuko nanjye uko numvishije ruda nezerwa. Ishaka ni uburyohe. Umuntu witwa Barafinda Sekikubo Fred yavumbuye ishaka koko rikomeye cyane. ruda koko yaratombowe. ruda kandi ikundwa ibihe byose, ikundwa na bose, apana kuvangura. ruda si ivangura. ruda itoranya abagufi, abarebare, abakene, abakire bose. muze mwiyandikishe muri ruda. Afurika izaba uburyohe.
niyo ya mbere. U Rwanda ni rwo rwa mbere ruzaba rukomeye. Perezida azubaka amazu agera ku kwezi, ku buryo ushatse azaza ajya guturirwa mu mazu maremare agera ku kwezi. Iri ni ishyaka rikomeye cyane. Ruda ni uburyohe koko, izabarengera. Ruda kandi si no gutsinda, yaratsinze. Ruda ikundwa na bose, abasaza n'abakecuru n'abana, n'uturuda dutonya tutarafata irangamuntu. Aba bana bazerera bafunze mama wabo cyangwa papa wabo birirwa bazerera. Ruda izabubakira amazu, Ruda izaza ibafata ibaha amafaranga, nirangiza kubaha amafaranga ibubakira inzu, nabo babe muri izo nzu. N'abo bana nabo bumve ko babonye umuntu ukomeye cyane witwa Barafinda, nabo bishime cyane. Ruda izazamurira imibereho y'abaturage ku buryo ariyo ya mbere, ariyo izaba iya mbere mu gukomera. Ruda izabanyerengera. Mwakaje koko mukijya muri Ruda. Ruda, abanyarwanda twese muze mwishyire muri Ruda, nta n'umwe usigaye. Abanyarwanda nabo bagende bumvishe abandi ko Ruda ariyo ikomeye cyane. Ruda koko izavanaho imisoro yose. Abana batiga, Ruda izabajyana mu mashuri. Ruda izabubakira amazu agera ku kwezi. Abashaka gucuruza bose, Ruda izabaha igishoro, izabaha amafaranga y'igishoro. Ruda koko, Ruda niyo yabaye iya mbere ku isi. Abatekinika ngati Ruda ngo perezida yumvishije ngo Ruda kuyu n'uyu baba babesha cyane. Barafinda niwe wavumbuye Ruda ikomeye cyane. Murareba aya mamodoka ukuntu angana. Ndimo ndabona amagari ya moshi agera ku kwezi. Ndimo ndabona amadege manini cyane. Ruda koko yavumbuye ibintu bikomeye cyane. Ruda izaca Akarengane, abo birirwa bahohotera, babafunga, birirwa bubaka amagereza yo gufungamo abantu. Ruda izabomora ayo magereza, yahindure amashuri, abana batiga ibashyire mu ishuri. Ruda koko mwakaje mukiyandikisha muri Ruda, ko Ruda izabarengera. Ruda ni ishyaka ritazavaho. Ruda uri igisubizo. Ruda uziye. Ruda waratsinze, waramamaye. Ruda niyo ya mbere koko. Ruda yaramamaye cyane, isi yose yumva Ruda.
ruda ni ishyaka nyarwanda rizarengera abanyarwanda ku isi yose. ruda ni igisubizo. ruda izabarengera. murabeho koko isi yose ndabasezeye. Abanyarwanda mwese isi yose ndabasezeye, murabeho. ijoro ryiza. nuko Afurika nziza, nuko isi nziza y'amabengeza. ruda yakataraboneka, nanjye nk'abandi perezida wa ruda, fondateri wa ruda, umunyamategeko wa ruda, imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari, ku rwego rwa Afurika, leta zunze ubumwe za Afurika kabiri, no ku rwego rw'isi. ruda ni uburyohe, izabarengera, ni ishyaka izabarengera ku isi yose. ni uburyohe. bose hamwe, abakuze n'abakiri bato bose. birumvikana nk'uko byasobanuwe haruguru hariya, abakiri bato twarabatojeje, namwe murabyiyumviye. ni abahanga muri ruda, ndababatuye. ibibi twabatoje kubikuraho, bakimakaza ibyiza. iyo niyo ntego nyamukuru y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu mu Rwanda hose, East African Community hose, no muri Afurika hose, arizo leta zunze ubumwe za Afurika kabiri. byose byarumvikanye, byose byarumvishwe. birumvikana imvugo y'abaruda iraje kore mu nganzo, iba ariyo ngiro mpuzamahanga mpuzamakungu, isi yose izegana ibyo. birumvikana nicyo cyaduhagurukije muri ruda, abasaza n'abakecuru, tuze gukora umuti kuri wa/ruda/tk no ku gasaraba 250 78 34 28 622. icy'umutwe nicyo hasi tukibatsindagiramo mwese ku isi, kandi mugishime musimbagurike. w'igitego kigiyemo cyiza cyane cy'abahanga, abahanyanyaza kabuhariwe mpuzamahanga mpuzamakungu. abanyarwanda n'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga bazaba ba mbere bafata ibendera rya ruda mu ruhando mpuzamahanga mpuzamakungu, mu kanama k'amahoro ku isi, na Vatikani, Roma. mwese amahoro masamasa. Papa Francis, mwese turabasuhuje. Washington DC na London kwa Vladimir Putin. birumvikana Afurika yose, ibihugu 55. Thank you very much indeed. This is your professor of all the world professors, Barafinda SEKIKUBO Fred, Ruda president and founder and international legal representative.